nimba natandukanye umugore n'umugabo basezeranye shanaba umwana amukubisenga plastique sinsazi ngasibe mu rugo sande ngimbora yacuramye ngayerekana gase none bagiye bafata puturu cyangwa mumbujije kuvuga uzi ikintu kimwe nibyo ko dufata ari kuvuga umuntu uri inyuma y'ibi bintu byose ni umuntu witwa Yves ni umuntu witwa Kimenyi urumva wowe wagicucuwe bita Yves niba gutwaye umugore gasukanye kubwo nyine byarangiye urumva nawe gutwaye ahubwo witana ibiki byose ubwo niba bwijambo ryanjye ryanyuma nigendera ngenzaho nawe bitakeza keza ugomba kumenya ikintu cecekere dekati buretse mbabarira w'imvugo Kimenyi agira umuntu wa munini cyane Keza twaraganiye ugera ahantu urambwira ngo Kimenyi mwaragandi mu byukuri nge numvaga yuko wowe uri kuri kote uko warambwiye ati nge ni kenshi nagiye mbwira Kimenyi iti wasubiye mu rugo mukaganira mukiyunga niki sibyo siko twari turi kuganira ariko wibuke ko buretse hanyuma urambwira ati Kimenyi ngewe Bria twaraganiriye ambwira ko Muyango yamunaniye ambwira ibintu byinshi ugera naho ngaho uranambwira ati icara akaba yafata ibintu byo mu rugo hagati hold on dekati wambabari ukongera kukaza kuko uzagarata mu bwonko buretse gatoya Bria man Kimenyi yabwiye no mukobwa yuko uretse man nawe wishire mu mwanya wa Muyango bro sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire mureke guca hirya ngo didi ngo nde oya kuko ibi butiku ntabwo bwazapfa burangiye muvugisha Kimenyi yageze ahana hirigeze umugore ikibazo buretse nge ndi gukubwira nge se ndakube nge nase nge urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye simwe muri murangoroka simwe muri muravuga ngo ni ngiye wasenyeye Muyango warwana we oya nyine bavuze ngo biravugwa yuko ngo wabigizemo uruhare ndakuyamye w'insaza dekari ngo mwararanaga ngo mukabari mugatahana mu rugo none se tutarara mu kabari ko tuba turi gushaka amafu wececekere wumve nge Keza reka twaravuganye Keza kereka Imana ibabari yibera kubwiye ngo ahindukizaga ngo madame akangagwindukira buretse wumve sibyo Keza ariko Keza nge tuganira twari turi gushaka ikintu cyatuma Muyango na Yves biyunga icyo gihe ngine na Keza turi kuvugana kuko abantu nyine bajyaga baza bakabwira Muyango kuko ndabyibuka ko hari umunsi umwe twari turi kuri piripiri umuntu araza aravuga ati rero rekanye mbabwiza ukuri mwishakira ikibazo aho kitari ikibazo ni Keza ntago abashaka yuko Muyango na Yves bakora iki babana abari mu gutwi kwa Yves ndabyibuka Muyango amuhamagara amubwira ati kube hari audio ngiye guplayinga ubwo abantu nibumva mfite uruhare mu gusenyuka ku rugo rwa Kimenyi na Muyango bafata uko nkuko nta handi hantu nzaza kwisobanura Brian ni wumva yuko ngewe naba naravuze yuko uryana na Muyango urumva ukanga kufata ukuri uraba wumvishe ubwo ngubwo ubifata uko nguko ngewe nta handi hantu nzaza kugusobanura ubwo tugende nawe tubeho nk'abanzi ubwo tuzajya twirindana wa mugana so twagiye nta kintu bintwaye yanjye mwari bishiringo reka twumve sibyo umwani amakabutura amakora imipira woninde uri kutuvanga who is that person biraza kudufasha arabitanga nawe se woninde Keza tubwira uwo muntu ni okay nuza Muyango ya Jeanne aravuga ngo umugabo we uribyumva waba ngo yagize gutenga ibi nibyo yavuze mwabyumvishe sinshaka kwisubiramo ngiye namba nanabyibagiwe ubu ngubu sibyo so uyu nguyu rero ni umugabo we avuga uburyo Brian amwinjirira ko Yesu Brian Muyango hari ikimu bona Brian hari ikimu ndavuga se what the hell is that mbere Muyango namubwira tugende jimu reka dana umuneke mukota yo kuba namuturisha nkabona Brian ahubwo niwe muntu umuturisha buryo nge kaje nawe naramubwira ati ngiye mbona mani warabaye umurezibini no kwikimana ariko umva so rero nta muntu ushaka rwose dutandukanye ukuntu natandukanye so
Wese gato bitarangiye wese gato uwo musore kinavuze wese mutatujijisha yumvishe mu magambo make binavuze Kimenyi nako Muyango yavuga mu rugo yaciye amarenga yasaze yagera imbere ya Brian agacisha make ariko mana yanjye Nababaye ndarize ndagati tuvugisha ukuri subwa mbese ubwa kabiri kuki mu minsi yashize niwo bitayago yabivuze bamufita nk'umusazi umwana mugira ka tumureke aravuga ati Brian umwe mu bana basenye urugo rwa Muyango niwo Yves amakuru mfite ubwo nje kuvuga ibyanjye ibyo munsi mbireke amakuru njye yangizeho yavugaga yuko uri mu bantu basenye urugo rwa Muyango akavuga naba ndenze Bria reka ndimo urasubiza ufata ijambo nicyo cyiza cyo kuba turi aha hantu sibyo bakavuga yuko uri mu bantu basenye urugo tuba yuko we na Muyango ngo mwaryamanaga ngo ni Kimenyi ngo n'uyu munsi nyuma yo gutandukana na Yves ngo n'uyu munsi sometimes iyo akazi karangiye muratahana